Shalom shalom, nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Ni ijambo akanya gato gusa nifuje ko dusangira, ni inkuru nari ndi gusoma iri muri Luka ibice 15 umurongo wa 11. Uyu mugabo yari afite abana babiri, umuhererezi aza kwaka umugabane we, arawuhabwa mu matungo. Sarareba abona ibyo amuhanga umugabane umukwiriye, niko birivuga. Warangije umwana apakira ibyiwe aragenda, bajya kure cyane mu gihugu cya kure, ngo aragenda arasayisha, agurisha ibyo yari afite, arya ibyo yari afite, arabigenda arakonsoma byose. Arangije atangira no gushaka akazi, kandi ahubwo kuko kuragira ingurube atangira kwifuza kurya ibiryo by'ingurube. Urumva ubuzima bwari bwabaye bubi, byari byahindutse. Aragenda arasafaringa, ngo ariko aza kugera igihe aricara areba ibyo arimo, yibuka ko aho yavuye ntacyo yari abuze, ngo yigira inama yo gusubirayo. Ngo asubire rero, arahaguruka, ngo agihinguka mu rugo, umubyeyi amubonye, samubonye, arishima, umutima uranezerwa, ngo amuhobera n'ibyishimo byinshi. Mwana wanjye uragarutse, baga ibi byibushye, ubu umunsi udasanzwe baraserebura. Wari umunsi udasanzwe kubera ko umwana yagarutse mu rugo, hahandi atagize icyaburira, umwana yagize gutya aragaruka. Nasanze nizemo isomo ryiza cyane, niko Imana ijya ibigenza. Imana ni umubyeyi n'umunyembabazi. Iyo umuntu agize gutya agakora ibyo agakora ibyo yabayemo, iyo yibutse ko ari mu nzira mbi agahindukira, agahitamo guhindukira, ibyaha byose wakora, ubuzima bwose wari urimo, iyo uhindukiye ukahanga amaso Uwiteka, ukongera ukibuka Imana, Imana irakwakira kandi kwakirana urukundo rwinshi n'imbabazi n'ubwuzu. Ni Imana y'inyempuhwe, ni Imana y'imbabazi nyinshi. Byashoboka ko nkurikiye, nta rindi jambo nashaka kubwira gusa, rero nkubwire ngo ibyo urimo byose ibuka. Niba inzira urimo atari inzira nziza, ongera uhindukire, niko Imana ivuze. Byashoboka. Ese ujya wibuka ukuntu wajya kuririmba bikanezeza Imana? Ujya wibuka ka kanya wajya kugira ko gusenga utakigira? Ese ujya wibuka wa mwanya wari warashyizemo Imana, ukaba hari ibindi bintu wimuye ugashyiramo? Ujya wibuka ukuntu wajya gufasha imfubyi? Ujya wibuka ukuntu wajya kugaburira abakene? Ujya wibuka umutima w'urukundo wari ufite? Ujya wibuka hashize? Ibuka neza. Abisiraheli bahaguruka, murabyibuka, bageze ku nyanja itukura, nta kindi bakoze, babanje kugira ubwoba. Birumvikana ko inyuma n'imbere ntabwo byari byoroshye. Imbere hari inyanja, inyuma hari ingabo za Farawo zibirukankaho, ariko ngo bahanga amaso Uwiteka, Imana ica inzira mu nyanja, barambuka. Iyo umuntu ahindukiriye Uwiteka, akibuka ko nta yindi Imana ishoboye uhoraho gusa, akibuka ko ariyo yonyine ikiza ibyaha, akibuka ko ariyo yonyine ishoboye, Imana ijya imugirira ibambe, ikamwakira. Kandi Imana ni umubyeyi, ikwakira nta bindi yongeyeho. Mwibuka Pawulo na Sila bageze mu nzu y'imbohe, ngo bararamije, bahanga amaso Uwiteka, bararirimba, baramya Imana, bibuka umwanya w'Imana, bibuka icyubahiro cy'Imana. Ngo imbaraga ziva mu ijuru zifungura imiryango, zifungura iminyururu, barasohoka. Ndarije kukubwira ngo ongera ugaruke, ongera uhanga amaso. Uwiteka aragutegereje, Imana iragutegereje, kandi umwanya wawe uracyahari. Wawe ukigirira nabi, ugende ube aho ngaho. Yashoboka ko ariyo ya ntama yaje, Yesu yaje ashaka, byashoboka ko ariyo. Uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana, uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana riguhamagara, byashoboka ko Imana inyuze aha ngaha. Ndagusabye kugira ngo wongere umvire iri jwi. Niwumva ijwi ry'Imana riguhamagara muri iyi video, ntiwinangire. Imana iragushaka. Garuka mu mwanya wawe, ongera usenge, ongera uce bugufi, ongera ube mu mwanya Imana yagushyizemo. Wowe wijagarara, wowe wikirukanka, Imana igushaka uyu munsi. Witegereze ejo ibyejo barabejo. Ntawe uzi ukuntu ejo umuntu abyuka ameze, ntawe uzi ukuntu ejo hazaba hasa, ntawe uzi. Uyu munsi Imana iravuze ngo ongera wihane, ongera uhindukire. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana riguhamagara, ntiwinangire. Isaya ibice 42:22, ngo ninjye wagucunguye, ninjye wakuremye, ninjye wakushyizeho. Kubw'iyo mpamvu ndagusabye ngo uhindukire. Hindukira, ndagukiza. Hindukira, ndi kumwe nawe, ndakubabariye, kandi wahaye ubugingo buhoraho.
ndagusabiye rero akanya dufatikanye dusenge, niba wemeye kumva no kumvira ijwi ry'Imana dusengane. Mana nziza, ndagushimiye kubwira ijambo, ndagusabye kugira ngo ushoboze umuntu wese wumvishira ijambo, ari uwari warasubiye inyuma, ari uwari urangajwe ibihendo by'isi, umugarurishe ineza yawe nk'iyo wagarurije uyu mwana w'ikirara, akimva ko mu rugo ntacyo yahaburiye, akwiriye gusubira mu rugo. Uyu nawe reka agaruke mu rugo, kuko mu rugo ni heza, hari amahoro isi itaguha. Mu rugo ni heza, hari ibyiringiro by'ejo hazaza. Mu rugo ni heza, hari ubugingo bw'iteka. Dusabye imbabazi, uyu muntu tumusaba imbabazi aciye bugufi. Reka yakire imbabazi zivuye mu ijuru, reka yakire umutuzo uvuye mu ijuru. Ubu n'imbabazi byawe data biganze muri we none n'iteka ryose. Shalom, amen. Imana iguhe umugisha rero, komeza gira ibihe byiza udukurikiye umunsi ku munsi. Shalom.